Hello, muraho neza abakunzi banjye, abakunzi banyeretse ko bankunda. Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu ngiye guteka ishu, ariko mfite ishu nakoresheje ejo irara muri frigo. Ndavuga nti sinshaka kuyisubira kandi sindi uyimene, ntago nayimena ariko ndashaka kuyivugurura. Ubwo rero nahise nshaka inyama ziseye ariko nkeya, si ngombwa nyinshi, niyo kabara akanusu. Inyama ziseye, hanyuma ndakoresha ibitunguru na karoti na poivro, celery na poiro nk'ibisanzwe n'inyanya nkeya. Kugira ngo mbivugurure ndebe ikindi nabirisha, kuko gusubira ibiryo hari igihe wumva bikugoye. Niyo mpamvu rero ngiye kubivugurura nkabereka ukuntu ndi bubigenze, hanyuma bikaryoha. Ni karibu rero kubashyashya munkorere subscribe please. Hanyuma n'abasanzwe bari hano mumpe like, mukore comment, mukore share ku nshuti zanyu, muzereke ibyo dukora, hanyuma channel yacu ikomeze izamuke. Ubwo rero ngiye gutangira, ngiye ku mashyiga, ntabwo ndi butinde cyane, sinshaka gukora introduction ndende. Reka tujye ku mashyiga mbere ukuntu mbigenza, biraba biryoshye. Ni ibiryo ushobora kurisha kawunga, ni ibiryo ushobora kurisha umuceri, ni ibiryo warisha pate jaune, mbese ni imboga nziza ziba zifite proteine kubera ko ngiye gushyiramo inyama. So nimucikwe rero murebe ukuntu ngiye kuvugurura amashu yanjye. Abantu badakunda amashu bashobora kujya bayateka gutya atari no kuyavugurura gusa, bikaryoha. Urabona ko ari menshi, yari ishu nini tuyiryaho irasigara, ndavuga reka nyivugurure, ni nyinshi. Reka tujye ku mashyiga rero tudatinze, ibindi murabibona turi guteka. Ngiye gutangira rero na karoti mu mavuta. Hanyuma ushyiramo ibitunguru na poivro, celery mbe nziretseho gato, zahita zishiramo impumuro aka kanya, nzishyizemo aka kanya. Ibiryo byajya gushya zashizemo impumuro yazo. Bitarashya mpita nshyiramo inyama kugira ngo bize gushyana. Hari inyama ziba zoroshye, imboga ziba zoroshye, izi viande hashe ziba zoroshye. Nirinda guhita nzipfundikira zitaramara gutandukana zose. Nziretseho gato, ubundi nzihe umunyu mukeya, bituma zimfasha gutandukana. Murabizi ko iyo viande yashise zigera mu mavuta zikunda guhita zigira nk'ibibumbe byinshi bitandukanye. Ubwo rero bishizemo akunyu birakorohera kugenda uzitandukanya mu gihe uri kuzigaragura. Ngenda nzitandukanya kugeza zimaze gutandukana, nkabona kuzipfundikira. Iyo nzipfundikiye zitaratandukana ziba ibibumbe binini, ukajya n'inyama zisanzwe utetse. Aha zigeze rero zamaze gutandukana neza, ngiye kuba zipfundikiye kugira ngo zibone umwuka zishye, ubundi mpite mbona gushyiramo inyanya n'ibindi birungo byose bisigaye. Ubu noneho nshatse na ya poivro na poiro byanjye nabishyiramo. Kandi ndabipfundura byahumuye, ubundi mpite nshyiramo tomate, inyanya nabwo bitari byinshi, inyanya 2, tomate igice, kugira ngo bitabishya amashu. Twamaze kumuka, bongeye noneho gushyiramo, ndabanzamo tomate, si ubizi ko nkunda kuyibanzamo nshaka isosi iryoshye.
banzamo sesitomate kugira ngo ize gushya n'inyanya zihiye bibe sawa sawa. Ndashyiramo igice. Igice nicyo cyiza. Mujya mubona ukuntu viande hashe nazo zimera nka dodo. Dodo ushobora gushyiramo sesitomate bakagira ntayo washyizemo. N'iyi ngiyi rero ni uko. Izi nyama ziseye nazo ni uko. Umuntu ashyiramo sesitomate agashyiramo inyanya wapi. Uba ushaka kubyishinga, ushaka isura gusa, bikarangira ibiryo byawe bibishe byajemo urunyanya. Wow, umva natujabura, turahumura. Gushyiramo inyanya rero nazo nkeya, 2 cyangwa 3. Ubundi nkazikaranga, birasa neza ni ukuri. Sinjirota bihiye, ntangiye kugira inzara raje. Nshyiremo n'agatungurusumu bihumurire rimwe. Si kenshi nkunda tungurusumu nyinshi, ituma ibiryo bihumura neza. Ubu rero umunyu nawushyizemo, ngiye gushyiramo amazi make cyane kugira ngo izi nyanya zishye, kuko n'ubundi sindi buze gukoresha amazi muri ibi biryo ndi buteke. Biryoha bitarimo amazi. Dore utu ngiye gushyiramo ni utwo kugira ngo izi nyanya zishye gusa. N'utwo turahagije. Ubundi mbireke mbipfundikire inyanya zishye neza. Ubundi mpite mbona gushyiramo ya mashu, gushyiramo n'utundi turungo duke nka ka bifu masara kubera dutetse bifu. Nshyiramo agasoya sosi gakeya gatume zino nyama zoroha cyane kurushaho. Nshyiramo na black pepper. Ndumva ari ibyo. Ndakoresha ibyo byonyine birabihagije. Katureke rero bitogote inyanya zishye. Hanyuma inyanya zacu zahiye, bimeze neza. Ubu rero ikintu ngiye gukora ni gushyiramo ibirungo nabwo bike. Ibyo birungo byoroheje, agasoya sosi nyine ngo akabara gahinduke binorohe. Hanyuma nshyiremo akabifu masara gake, nshyiremo na black pepper. Black pepper mbese nta biryo bigomba kuburamo. Tugaragure neza. Uzi no guteka akavange k'ibirayi ugashyiramo black pepper, biraryoha bumva ka byahinduye agatesite, byahinduye uburyohe. Hanyuma rero murabona ko byumutse, ibyo bitaza kudushirana. Dushyiramo aya mashu yacu, tugabanye umuriro. Ishu ikajya yaryoha, agatungurusumu kahumuyemo. Wow. Ushobora kubitereka ku meza bakagira ngo ni amashu gusa, ariko barya bakumva harimo akadahingwa, bikaryoha. Hanyuma apfundikire, ngabanye umuriro, ubundi byegerane. Imboga zacu zabonetse, muze tujye kurya, birahiye. Ubu tugiye kurya. Zabonetse, ishu yashyushye. Ngiye gutestinga numve uko bimeze, ndababwira. Sijya? Singize numva nuko umunyu umeze, uko ungana. Rero ndababwira uko bimeze. Ngiye kubatestingira. Hano hari kawunga nziza ihiye.
nshaka gutesitinga nkumva yo man mfashe sinkewe kuko ukuntu mfite ibyo bita ifemba. I'm very excited. Ntabwo ndumva neza kanumvire yo birashyushye we nuko biraryoshye. Harimo agapumuro karyoshye sinzi aho kari guturuka. Kanongere rimwe ndahita mbabwira uko bimeze. Biraryoshye cyane wagira ngo si amashu nararinetse nijoro. Inyama ni akagabo mw'abantu biraryoshye byataye mbere ko nkunda akawunga ngiye nkunda akawunga mu buzima busanzwe. Ubwo rero byaryohanye biraryoshye muzabirishe akawunga atarikunda muzakoresha umuceri ariko n'ibirajya n'ibitogosheje bisanzwe bi plain byaryohana cyane. Ndabakunda cyane bizu bye naho ubutaha mu yindi video ariko mubabarire mukore subscribe batarayikora kandi mujye mumbwira muri comment ukuntu muri kubona bimeze bite muri kubona channel iri kugenda neza cyangwa hari akantu katari kugenda mujye mumbwira ndabingenzi. Simuri inshuti zanjye ndabakunda cyane reka njye kurya bino biryo biryoshye naho ubutaha mu yindi video bye bye.